Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye atubaza ngo ese namenye nte ko ntashobora kuba rwiyemezamirimo? Ati mfite impano yo kwikorera bikaba byazangeza no kuba rwiyemezamirimo, nabibwirwa n'iki? Nawe ushobora kuba wibaza iki kibazo. Niba ariko bimeze, ba hafi ukurikirane iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kuko tugiye kurebera hamwe ibintu 15 by'ingenzi bigaragaza ko ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo. Ikintu cya mbere mu bigaragaza ko ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni ukuba udacibwa intege no kubwirwa oya. Abantu hafi ya twese twishimira kubwirwa yego, nubwo icyo waba usabye nta kintu kinini cyaba kiri buhindure ku buzima bwawe. Ese abihanganira kubwirwa oya by'umwihariko ku byabagirira akamaro ni bangahe? Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ababasha kwihanganira guhakanirwa cyangwa se kubwirwa oya bahita biyumvisha ko iyo usabye atari itegeko kuhita uhabwa icyo usabye batageze kuri 20%. Ese uzi ko iyo ubaye rwiyemezamirimo abenshi mu bakiriya uhura nabo abagera kuri 80% mutazakorana business? Niba ubasha kwakira rejections ukumva ko ari ibisanzwe ukazihanganira, karite ya mbere yo kuba rwiyemezamirimo urayifite. Ikintu cya kabiri kigaragaza ko ushobora kuba rwiyemezamirimo ni ukuba uzi kwitera akanyabugabo kandi ku buryo buhoraho. Ibi babyita kuba self motivated. Abantu benshi baterwa akanyabugabo n'inyungu z'amafaranga babona, bakaba bamara imyaka myinshi bakora akazi badakunda, ariko bitewe n'uko buri gihe runaka kabahesha umushahara bikabafasha kugira ubuzima buri stable, bakumva ko bagatakaje n'ubwo buzima bwahungabana. Umuntu ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo wese ukabibona, ahanini inzozi ze n'intumbero afite nibyo bimutera akanyabugabo, noneho stability ishingiye ku bushobozi bw'amafaranga ikazaza nyuma. Ikintu cya gatatu kiranga umuntu ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni ukugira inzozi nini. Abantu benshi kugira inzozi nini bakunze kubihuza no kugira inzozi zo kuba umukire, kandi si byo. Inzozi nini ahanini zishingiye ku bushobozi kamere budasanzwe wiyumvamo bw'ikintu wakora kikaba successful, kikaba cyazafasha abantu mu buryo runaka, wenda umusaruro mwiza wacyo ukaba wazabyara inyungu z'amafaranga. Ikintu cya kane kigaragaza ko ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni ukuba ukunda gufata risk. Kwishyira mu byaguharanira kugera ku kintu runaka ni ikintu abantu benshi batinya, kuko akenshi biganisha ku bihombo. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi batinya gushyira mu bikorwa inzozi zabo, birinda guhomba. Niyo mpamvu uzumva benshi bavuga ngo nzarya duke ndyame kare. Kuri rwiyemezamirimo we si uko bimeze, kuko agerageza gufata risk ariko yizeho neza, kuko icy'ingenzi kuri we ni ukugera ku nzozi ze ariko atangije byinshi. Ikintu cya gatanu kigaragaza ko ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni ukwiyumva nk'umucunguzi ku kibazo runaka. Hari abantu bamwe na bamwe baba bumva ko bagomba kuzakemura ikibazo runaka, kandi uko byagenda kose bakumva ko ari bo bagomba kuzagikemura, bakiyumva nk'abacunguzi kuri icyo kibazo. Aba ahanini ntibarazwa inshinga n'inyungu y'amafaranga, ahubwo bakemura icyo kibazo amafaranga akaza nyuma. Ingingo ijyanye no gukemura ikibazo ni nimwe mu z'ingenzi mu rwiyemezamirimo wese yagakwiye kurebaho mu gihe agiye gutangira business. Ibi abakora cyangwa se bakoresheje business plan barabizi neza. Ahanini nta kibazo ukemura nta mafaranga. Ikintu cya gatandatu kigaragaza ko ushobora kuba rwiyemezamirimo ni ukuba ufite impano yo gukunda gutangiza ibintu. Ibi mu cyongereza babyita kuba self starter. Gutangiza ibintu kandi ukabikomeza ukabigeza ku rwego rwiza ni impano itagirwa n'abantu benshi. Iyi akaba ariyo mpamvu uzasanga abantu benshi bavuga ngo tangiza business, nimara gufatika nzayigura cyangwa se nzaza ngukorere. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abavukana impano yo gutangiza ibintu bakabikomeza bikagera kure batarenze 10%. Ikintu cya karindwi kigaragaza ko ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni ukuba uzi kuyobora. Kugira impano yo kumenya guha ibintu icyerekezo, ukamenya no kubisobanurira abantu bakakumva vuba, ukamenya gufata imyanzuro ikwiye kandi mu gihe gikwiye, ni kimwe mu by'ingenzi biranga abarwiyemezamirimo beza. Impamvu ni uko ibisabwa ari byinshi cyane kugira ngo ugere ku ntsinzi, kandi biragoye cyane ko wayigezaho uri umuntu umwe. Menya ko kumenya guhuza no kuyobora abantu ari kimwe mu by'ingenzi biranga umurwiyemezamirimo mwiza. Ikintu cya munani ni uko umurwiyemezamirimo mwiza aba asobanukiwe neza intsinzi yifuza. Nk'uko twabivuze, abantu benshi bakunze kugwa mu mutego wo kumva ko intsinzi ari ukugera ku bukire budasanzwe, ahanini bushingiye ku mafaranga.
Ibi bituma batubaka bizinesi zizaramba kuko batangira kwinjoyinga mbere y'uko bagera ku gasongero bikarangira basubiye inyuma. Iyi niyo mpamvu nyamukuru ituma umurwiyemezamirimo mwiza aba agomba kuba asobanukiwe neza intsinzi yifuza. Ikintu cya 9 kiranga umurwiyemezamirimo mwiza ni ukubaza ibintu byinshi bitandukanye. Gutangiza bizinesi izaramba bisaba kugira ubumenyi butandukanye kandi bwose bwunganirana bwafasha bizinesi yawe kubaho idafite ibibazo kandi igatera imbere. Iyo ugiye gutangiza bizinesi uba ugomba kubuza uko ugomba gushaka ubushobozi bwunganira ubwo ufite, ari ubw'amafaranga ndetse n'ubw'ibitekerezo, ukamenya kwangaja abakozi beza, ukamenya gushaka amasoko, uburyo bwiza uzakoresha kugira ngo wunguke, ukamenya ibijyanye n'imisoro, ukamenya kubaka bizinesi uyiha n'icyerekezo n'ibindi byinshi. Iyo ushaka kuba rwiyemezamirimo mwiza, ibi byose uba ukwiye kubigiraho nosiyo. Si ngombwa ngo bibe mu expert, ariko ni byiza cyane kubimenya. Ikintu cya 10 ni ukumenya gufata inshingano. Niba mwibuka neza, rwiyemezamirimo aba agomba kuba ari self motivated, akaba azi gufata risk n'ibindi. Kumenya gufata inshingano, ukaba wumva ko ibyiza n'ibibi byose ari wowe bireba, ukumva ko usibye inyungu ariko ko n'ingaruka zose wazirengera, nk'ibihombo, imanza n'ibindi bibazo byavuka bikomotse kuri bizinesi yawe, uri mu mwanya mwiza wo kuba rwiyemezamirimo. Ikintu cya 11 mu biranga umuntu ushobora kuba rwiyemezamirimo ni ukudatinya gutsindwa. Abantu basanzwe bakunda amahirwe cyangwa se ibyiza, ariko ntibakunda gutsindwa, mu gihe ba rwiyemezamirimo bakunze gufata risk kandi akenshi ziganisha ku bihombo, aribyo bijyana ku gutsindwa. Niba udatinya gutsindwa ukaba wumva nta n'ipfunwe byagutera mu gihe byabayeho, ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo. Ikintu cya 12 ni ukugira impano yo guhanga udushya. Abantu bafite impano yo kuba rwiyemezamirimo akenshi baba batekereza mu buryo butandukanye n'ubw'abantu basanzwe. Nubwo yatangiza ikintu kijya gusa n'icy'abandi bantu, cyangwa se akaza aje gukemura ikibazo runaka, akenshi abikora mu buryo butandukanye n'ubw'abandi babikoramo. Ikintu cya 13 kigaragaza ko ushobora kuba rwiyemezamirimo ni ukuba uzi gushaka connections. Kumenya kwihuza n'abantu, kandi cyane cyane abakugirira akamaro, byaba ngombwa mukagirana ubucuti budasanzwe bushingiye kuri business, ni kimwe mu by'ingenzi biranga entrepreneurs. Ikintu cya 14 mu biranga bafite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni ukumenya kureba kure. Hari abo bita mu Cyongereza visionaries. Aba ni ba bantu bareba kure bakabona ibintu mbere y'abandi, ahari amahirwe nibo bahabona mbere y'abandi bose. Bagerageza gutera intambwe bayasanga, kabone n'iyo bacibwa intege. Ikintu cya 15 ari nacyo cya nyuma mu biranga abantu bafite impano yo kuba rwiyemezamirimo ni uguhatana. Hari abantu bavukana kamere yo guhatana, ugasanga ahantu hose aba yifuza kuba mu b'imbere. Abantu bafite iyo kamere akenshi ntibakunze gucika intege. Aba baba bafite amahirwe menshi cyane yo gutsinda mu gihe babaye ba rwiyemezamirimo. Kubo tukiri kumwe ntitwagenda tutabahaye bonus kuko muraba agaciro. Ikintu cya 16 nka bonus mu biranga bafite impano yo kuba ba rwiyemezamirimo ni discipline cyangwa se imyitwarire myiza. Nk'ibisanzwe, imyitwarire n'indangagaciro byiza ni bimwe mu by'ingenzi bifasha uwo ari we wese ushaka kugera ku ntsinzi. Iyo iki kintu gihuje n'ibyo twavuze byose, nta kabuza 100% uba waba mu rwiyemezamirimo mwiza. Discipline tuvuga ishingiye ahanini ku mibanire, ubwangamugayo, gukoresha igihe neza, gukoresha amafaranga neza, kubanira neza abakoresha n'abo ukorana nabo, kumenya gufata neza abakiriya, ibi babyita customer care, kumenya ko business itagomba kubangamira umuryango kandi nawo ntuyibangamire, n'ibindi. Ubibaza ku bintu bitandukanye biranga umuntu ufite impano yo kuba rwiyemezamirimo, ni ibi twabashije kubakusanyiriza, ariko niba hari n'uzi n'ibindi, yabidusangiza hasi muri comment. Niba hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro, wayidusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha, ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde.
turabakunda.